Niba ukunda inkuru z'abantu bahinduye ubuzima bwabo bakava hasi bakagera kure cyane, iyi video ni iyawe rwose. Kanda like, share na subscribe kugira ngo inkuru nk'izi ntizigucike. Uri kumwe na Legacy Talks, aho inkuru zihindura ubuzima. Isi y'uyu munsi, social media ishobora guhindura ubuzima bwawe mu kanya gato. Ariko se bigenda bite iyo umuntu wo mu cyaro cya Afurika ahuye n'icyamamare cyo muri Amerika bitewe na video imwe gusa yakoze? Iyi nkuru tugiye kuvugaho ni iya Ashton Hall ndetse n'akagararo uzwi nka Ashton Small. Aba bakomeje gutigisa imbuga nkoranyambaga bitewe n'uko umwe yahinduye ubuzima bw'undi. Ashton Hall ni umusore w'umunyamerika wamamaye cyane kubera discipline idasanzwe. Uyu musore azwi cyane kuri video ze za morning routine, aho abyuka kare cyane agakora siporo kandi akerekana ubuzima bwuzuye gahunda. Uyu musore kandi yahoze afite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa football ariko ntibyagenze neza. Uyu musore kandi kuba ibyo yifuzaga bitaragenze neza, yavuze ko ikintu yigiyemo ari uko ubuzima buhinduka ariko nawe ushobora kubuhindura wowe ubwawe. Uyu Ashton Hall amaze iminsi afite tuwa yo kuzenguruka muri Afurika, aho azagera mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Kuri ubu uyu musore ari kuzenguruka Afurika ari kumwe n'umusore bita Kagarara. Uyu Kagarara ni Ashton Small. Uyu Kagarara ni umunyarwanda, akaba azwi ku izina rya Ashton Small. Nubwo afite ubumuga bwo kuba mugufi, ntiyigeze areka inzozi ze. Uyu Kagarara yatangiye gukora video yigana Ashton Hall ariko mu buryo busesa kandi bufite ubutumwa. Muri video ze yakoraga imyitozo ye, akavuga amagambo azwi cyane nka Ashton Hall, This is Africa n'ibindi byinshi. Abantu barasekaga ariko banamukunda. Video ze zatangiye gukwira ku isi yose. Umunsi umwe amateka yari yanditse kuri Kagarara atangira guhindurirwa ubuzima binyuze kuri video yagiye akora ikagera kuri Ashton Hall. Icyo gihe kandi Ashton Hall yatangiye kujya areba video za Kagarara. Uyu musore w'umunyamerika ntiyigeze amuseka, ahubwo yaramwishimiye ndetse agira n'uruhare mu kumwita Ashton Small. Nyuma y'igihe baje guhura imbonankubone muri Afurika muri Ghana. Bakoranye imyitozo, baraganira ndetse bakora challenge zigiye zitandukanye harimo push up. Iki gihe nibwo isi yose yabonye ko inzozi z'umuntu zishobora kumugeza kure cyane nubwo yaba nta cyizere yifitiye. Uyu Kagarara bwa mbere akimenyekana yamenyekanye bitewe na Aga Promota, umugabo wa Miki, aho yamujyanye kuri kamera bwa mbere. Aga bamubajije icyatumye ahitamo Kagarara, yavuze ko hari ubushobozi amubonamo Kagarara ko ashobora kuzarenga n'aho ari, kandi koko niko byagenze. Ubwo Kagarara ari kumwe na Ashton Hall mu modoka bari kugenda, yabajijwe niba hari umuntu wamufashije mu kwamamara, avuga ko ari Aga Promota yamufashije mu kwamamara kandi ko nta mafaranga yamuciye. Ibi byakoze ku mutima wa Ashton Hall, avuga ko umuntu utaramuciye amafaranga Aga Promota agomba guhura nawe kandi ko agomba kumwishyura amafaranga yose yaba yarakoresheje. Ibintu abantu benshi bakuyemo isomo ko iyo ukoze neza uyisanga imbere. Ikindi kandi icyatandukanyije Kagarara n'abandi benshi si uko yari ameze, ahubwo ni icyizere yari yifitiye kandi ubona ko afite umurava. Kagarara yahisemo gukoresha ibyo yari afite aho gukoresha ibyo adafite. Mu gihe abandi bashoboraga kumubona nk'umuntu usetsa gusa, we yabibonagamo amahirwe yo kuvugisha benshi no kwerekana isi ko buri wese ashobora kugira agaciro ke. Iyo video imwe yakoze ntabwo yamuhinduriye ubuzima gusa, ahubwo yamuhinduriye n'uko isi yabonaga impano ziri muri Afurika, cyane cyane abafite ubumuga. Yerekanye ko kandi ko tala cyangwa se imana itagira aho ivuka, kandi ko social media ishobora kuba urubuga rwo kwigaragaza ku isi yose. Uyu munsi Kagarara cyangwa se Ashton Hall ni urugero rwiza rw'umuntu wakoresheje amahirwe make akayabyaza umusaruro ukomeye cyane. Kagarara nk'uko akunda kubivuga, disability is not inability. Uyu Kagarara niwe mustar ugezweho mu Rwanda, kandi ikindi agiye kuzajya yinjiza agatubutse. Murakoze cyane. Yumvaga ni Legacy Talks, ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse na share.